Imana iravuze ngo ije gushyira ikimenyetso ku bayo aho bari hose, baba bakomeye cyangwa boroheje. Eno mangida pride here siri wiri drita hanima ngo trere. Ese mwumvise ibya Mose? Shedege vaisi ubwo babonaga inzoka z'ubusabwe, ubwo yashuraga inzoka y'umuringa. Imana iravuze ngo bamwe banze kurarama ngo barebini wiri stitre barebe heregasave hejuru, ngo kuko bari bakomeye ku idini dridi wi device, ngo yewe ukomeye ku idini we urasigaye heba rasai shitrike doneve. Nimwubura amaso murebe mu ijuru, dobride va niho habonetse ubutabazi, kuko ngo abamwiringiye ntacyo babaye, ngo ariko abadivesi abahakanye iryo zina bakozwe n'isoni baramwarana n'ubu. Imana ishimwe iravuze ngo nimugaruke nayo irabagarukira, kandi nimwihane nayo izabababarira. Iravuze ngo nubwo ibyaha byatukura tuku nido bela sike drome, ntago Imana izirengagiza intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, dobride na nijoro. Iravuze ngo iri jambo nini desti ni jambo ririho akadezeve, ririho akantu gakomeye. Iravuze ngo umuntu wese wirebrini wirasa icyubahiro, akirata imbaraga n'ubushobozi, akirata akomoka n'ubutware, akirata abantu donezivayisi, doragiye gukorwa n'isoni. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize byiza aho muherero hose impande zitandukanye sigize iyi si dutuye. Njyewe nitwa Ben, ni Savana TV show. Mwa ikaze uze kunyemera nkutse gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Philibert, ku bantu batamuzi rivuga neza. Prophet niyo mugabo Philibert. Mbere yuko mwamaje kumenya uwo tugiye kubana uwari we, reka mbaha ikaze nawe kandi yumvemo ikaze mu mwanya mwiza tugiye kwinjiramo ukuza kuganira ku magambo meza y'Imana. Ariko reka tubanze tumwinginge turageze Imana kugira umwuka wera aze kutuyobora. Abatuye isi benshi batinze kumumenya, batinda kwemera kwari umwana w'Imana, ariko uwo Mesiya nige yaraje gushaka, jewe ntama yazimiye ngo angarure mu rugo. Muri we hari mu bugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo, umucyo uvira mu mwijima, uwo mwijima ntiwawumenya. Turagushimye Mana y'imbaraga, Mana irebera hose icyarimwe, Mana ihindura iminsi n'ibihe, Mana itagirirwa inama n'abantu, Imana imere drede tropezeve, Imana yumva, Imana iritrike drome, Imana ishove de pike stando, Imana arufa amede nole grai, arufa na omega, itrebe na antrope de stikrive ewese face entre donai. Imana yumva, Imana y'ububasha, hele grâce fome guide, ire trepais, itegeka inyenyeri za Rukuturo na Kiriyoni, heni mango donestive, itegeka izuba rikava amanywa, iri mestifa, itegeka ukwezi nijoro. Haleluya. Niyo ifashe imiyaga mu birere bine by'isi, niyo ifite amaboko aruta y'imbogo, niyo itropa sive edrome, niyo yera ihitegeka amasoko n'inyanja bigahagarara. Turayishimiye kuko ububasha n'Imana idatira imbaraga, yikenyeje icyubahiro, yambaye gukomera. Haleluya. Turagushimiye dri comprere, turagushimiye
hejuru y'abami n'ibikomangoma muriho, hejuru y'abakomeye n'abanyabwenge niwe uyoboye, hejuru y'ibikomerezwa by'abanyamafaranga n'abanyembaraga mu by'amaboko, urumure grand stope niwe watsindiye isoko ryo kuturengera. Ushimwe, icyubahiro kibi cyawe. Uyu mwanya mwiza uduhaye benshi barawukinisha, bandi bakawukerensa, ariko waravuze ngo uwumva kumvira azarya ibyiza byo mu gihugu. Turagushimiye kubw'iri jambo, kubw'uyu mwanya, kubw'ino mesti complet de vo, kubw'ino message uduhaye ngo twibwire abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ababasha gusobanukirwa bumva indimi z'amahanga. Ariko warivugiye ngo ubutumwa buzakwira mu isi yose. Hole daive zenita antrobe pewiri siri gai dona aife hele resiri witrike brai hewe dando konsaidime etreke ba. Uri Imana ishovezeva shobora byose. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Ibi ni tevesi. Ese abakomeye bo mu isi kugiye kubajegajeza sheregara bayasi isi ritrerefe kwigiye gushyuha herantotasi. Abantu baradrome bariraye, abandi regrade domesti barakoze barananirwa. Ariko umva ukuri kumbwira, uravuze ngo abasore b'imigenda bazazarangita, bazagenda baruhe, ngo n'abasome letreze n'abasore baraguye rwose, ngo ariko abategereje Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga nshya. Ni kuvuze ngo abantu nibisubizemo imbaraga, ngo kandi bakwegere kuko ubegereye. Ushaka naze ku isoko kugira ngo nywe ku mazi y'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abakumenye bafite ubuhungiro, abaguteye umugongo. Wivugiye muri Luka uravuga ngo uzatinya kuguhamiriza imbere y'abantu ari mu isi. Wera dazava, ngo nawe uzatinya kumuhamiriza imbere ya data n'abamarayika be. Birasobanuye ngo birakwiye ko duhamya. Haro price abari mu Rwanda, Dobike Folia Gra, abari muri East Africa, Hefome Grido na Steve, abari muri Afrika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, abari muri Audrey Parasiri Wirive Eglobe na Stope, abari muri Aziya yose, abari muri Australia cyangwa Oceania, abari mu Burayi Erandro Peliagra, abari muri Amerika. Imana ishimwe bumvirijwe kugira ngo rizivasi ribabohore, ribageze ku munitrere, kuri griva, kuwaremye byose, kufite indimi zose, kugendera hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Aravuzirije Drake, aravuze ngo dore indimi zose zizavuga ko ari we wera, kandi amavi y'abakomeye azapfukama mu izina rye. Imana ivuzira ijambo rivuga ngo uwumva niyumve, kuko igihe si cya kindi. Isi ya kera donitara pelia nedidi wiriziveria nimeze nk'iyubu, kuko ku bwa Nowa bararongoraga. Heveza la trope, kandi baradonesi barubakaga amazu penitayi wiri dry, amadezive, amagare n'amafarashi, begevasi byaragendaga. Haleluya. Reriwi darasifo domiti deve, iterambere ngo ntirikubuze gukorera Imana, ngo kandi amashuri yo kuminuza dobili widave dogitora na profesora ngo ntibikubuze gusenga no gukora icyo Imana ivuga, kuko nkunda bankunda abajadrike drome, abashaka n'Uwiteka umwete ngo baramubonye. Imana iravuze ngo ije kushyira ikimenyetso ku bayo aho bari hose, baba bakomeye cyangwa boroheje. Eno mangida pride hele siri wiri drita hanima ngo trere. Ese mwumvise ibya Mose shedegevasi, ubwo babonaga inzoka z'ubusabwe, ubwo yashuraga inzoka y'umuringa. Imana iravuze ngo bamwe banze kurarama
ngo barebini wiri stitre barebe heregazave hejuru ngo kuko bari bakomeye ku idini dridi wi device ngo yewe ukomeye ku idini we urasigaye heba rasai shitrike doneve nimwubura amaso murebe mu ijuru dobride va niho habonetse ubutabazi kuko ngo abamwiringiye ntacyo babaye ngo ariko abadivesi abahakanye iryo zina bakozwe n'isoni baramwarana n'ubu. Imana ishimwe iravuze ngo nimugaruke nayo irabagarukira kandi nimwihane nayo izabababarira. Iravuze ngo nubwo ibyaha byatukura tuku nido bela sike drome ntago Imana izirengagiza intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro dobride na nijoro. Iravuze ngo iri jambo nini desti ni jambo ririho akadezeve ririho akantu gakomeye. Iravuze ngo umuntu wese wirebrini wirasa icyubahiro akirata imbaraga n'ubushobozi akirata akomoka n'ubutware akirata abantu donezivayisi doragiye gukorwa n'isoni ariko wirata Yesu ntakozwe n'isoni. Imana ishimwe. Urakoze Yesu, urakoze ko urengeye umuntu wese bitewe nuko agushatse, kuko uravuze ngo uzaza gusanga ntuzamureka. Umbwira irindi jambo rimwe urambwira ngo ese intumwa ko zarenganye zikamugumaho ngo niki gitumye abantu bubu bamuhakanisha imirimo bakamuhakanisha ibimenyetso bakarindagira izuba riva bariyobagije. Hariko Imana yavuze ngo nimwakire imbaraga nimusenge mu nyegere kandi mu nedrikopa ko warotagura cyarota se ko werekwa gasa aricyo kibona ese ko watangaga ntusigaye uri gisambo se edi wezeve dore inzitwazo zarabonetse ngo dobrike ngo dore ntabyo gutanga bihari ese Uwiteka yabahaye muguze iki ko mwamwimye ibye hedi daraba ntimwibuka rya jambo se ngo azababwira ngo ubwo mwahaga cyo mugasura umwe wo muri gereza cyangwa woroheje cyane ngo niwe mwahaga. Hese Imana kwivuze ngo nimungere muzaribinifo muyereke imirimo kandi muyisenge mutaryarya. Imana ishimwe. Ndagushimiye rero Yesu. Hora done sive edrayi uyu mwijima se uyu mwijima ugiye hewe ibyorezo n'amakuba by'uburyo butari bumwe. Abantu bazirata ubwenge regrive abantu bacira imanza abahanuzi baravuga ngo nabateka mitwe ngo ntago ngo ibyubu ngo ntawe ugisenga. Imana yavuze ngo umuntu nasenge kandi amenye Imana ku giti cye. Hedone fasi ese hedraya bizasura ku biti ko bigomba gusura ku bantu. Imana yavuze ngo umuntu wese namenye ubwenge kandi ntabaze ndamutabara. Imana ishimwe. Ndagushimye Yesu. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo aryitondere kandi arimenye arigenderemo rimukize ibibembe rimuzure rimubesheho rimuha ubuzima isoko y'amazi y'ubugingo. Iri niryo jambo Yesu yabwiye umugore wa wundi aramubwira ngo umugore nyizera kuko igihe kigiye kuza ubwo abasengera data mu kuri no mu mwuka aribo bagiye kumusenga. Turagushimye tutishingikije ku dusozi n'imisozi twishingikije ku cyo wavuze n'icyo wandikishije. Reka ijambo ryawe rigira umumaro kandi risenye ibyo gusenywa rireme byo kuremwa rishyireho rizure tagangaye ribasubizemo imbaraga. Reka uduhumura amaso turebe. Kora ku matwi y'ababyeyi, kora ku matwi y'abagabo, kora ku matwi y'abakobwa, kora ku matwi y'itorero mu izina rya Yesu. Ibikomeye ntibizashira ariko wowe uri Imana uri hejuru. Ibiturwanya n'ibiremwa ariko wowe turwanira umuremyi. Urakoze kubwira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Imana nishimwe. Hade vasi rikevo. Hari igihe wumva
wazamutse mu kindi kirere. Ariko hari ijambo Imana yampaye riri mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 umurongo waho wa 11. Reka turisome. Rivuze ngo iki? Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 umurongo waho wa 11 turarisoma. Turasoma itangiro kandi 6 umurongo wa 6. Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 11 haravuze ngo nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara akesha ijoro atakambira Uwiteka. Reka dusome kandi itangira igice cya 6 umurongo wa 6 kumve naho icyo Imana itubwiyemo. Haratubwiye ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima. Amen. Murumva ibibazo? Abantu benshi mu isi ntibari kumva neza uburyo umuhanuzi ahanura, ndetse muri iki gihe umuhanuzi yataye abantu bamutesha agaciro. Ariko nagira ngo mbibutse umuhanuzi icyo amaze. Umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi ni umuhuza w'abantu n'ibintu. Elos trobela. Umuhanuzi ni umuhuza w'abantu n'ibintu. Mu yandi magambo, niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo Sawuli yuninde. Sawuli avuka mu muryango wa Benjamin. Benjamin ninde? Ni umuhungu wa Yakobo, ni umuhungu wa 11 uvuka mu bana ba Yakobo. Akavuka ku mugore wa Yakobo w'inkundwakaza witwa Rasheli. Imana ishimwe. Ariko Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli bajyaga bayoborwa n'Imana n'umuhanuzi, nta mwami bagiraga. Ariko Samweli wa mbere 8 harimo ijambo rivuga ngo nuko bishyira hejuru, ngo baravuga ngo Samweli we, Samweli yumvuga ni wa wundi Samweli mwene Hana na Elukana, umwe wavutse bigoranye ariko akavuka ari igisubizo, ari igikoresho cy'Imana, yabaye umwami, yabaye umuhanuzi n'umutambyi. Imana ishimwe. Ngo baramubwira ngo dukeneye umwami kugira ngo ajye agenda imbere yacu aturwanira urugamba nk'uko andi mahanga ameze. Abantu muri iyi minsi ntabwo bashaka kuyoborwa n'Imana, barashaka kumera nk'andi mahanga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bene Efurayimu ngo bameze nk'umutsima wahiye igice kimwe. Abantu muri iki gihe ntabwo nkangwa no kwambara neza, si nkangwa n'imodoka urimo, si nkangwa n'inzu waba utahamo, si nkangwa n'ikindi, ahubwo ikinkanze ese uri kumvira Imana. Amashuri ni meza, ariko byose bitarimo kumvira Imana ntacyo bimaze. Ni umuruho. Hunga, garukira Imana, garuka ku Mana. Bibiliya ivuga ngo Imana ibika Sawuli, araza korera Imana. Bibiliya ivuga ngo Sawuli amara imyaka 2 ku ngoma, ariko ku mwaka wa 2 Imana ivuga ngo nibutse iby'Abamaleki bakoreye Abisiraheli igihe bavaga muri Egiputa bakabima inzira, none genda ubakureho. Ariko Sawuli ntiyakora icyo Imana yavuze. Pedro Belas, ese kuri gutinya gukorera Imana mu gihe nk'iki, ugatinya abantu, ese Imana niza? Imana niza, igitinyiro cyawe kingana gute? Korera Imana nk'umuntu uzapfejo. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana. Hano kuri kw'ijambo ry'Imana yanjye ngo nyuma yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'undi utarabiruhiye. Aho uri hose Imana yambwiye ngo ongera ugarukira Imana. Intege nke zo zibaho, ariko ijambo riratubwiye ngo Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Aha ni hahandi
ku gihe cya Nowa abantu bari bamaze kuba babi, ni nabwo Imana yateje umwuzure irimbura abantu, hasigara Nowa n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 n'umugore we nawe, barokotse abantu 8. ngo Imana avuga ngo mbonye ko muri iki gihe ari we muntu wenyine. Ese wakora Imana mu gihe nk'iki Imana ikakureba nanjye ikandeba, twese katurebe kabone ikwiye kudukoresha. Imana iguha umugisha mwinshi. Ngo ariko ngo Sawuli yicuza umwanya mwiza yamwicajemo. Intebe, kwicara mu ntebe izenguruka ni byiza, biranaryoha, muri biro ni heza. urimo ukoresha akaga soft ugira gutya, urimo ugira gutya, ugarura gutya, ni byiza, ariko sura gakoresha wubaha Imana. Imana iguha umugisha nimba wumviye. Ntago Imana izatsindishiriza abatsinzwe n'ubanza. Imana iguha umugisha mwinshi, kandi nziko niwumvira utitaye icyubahiro cyawe ntiwitahuri. Imana yambwiye ngo irashaka gukiza abantu ibyaha, irashaka gukuraho abantu intege nke. Mpamagara dusenga Imana mu izina rya Yesu, cyangwa ufata umwanya wo kwihana ku giti cyawe, ibyo nta kibazo. Imana iguha umugisha. Nimba ushaka gusengana nanjye reka dusenga. Ndagushimye Imana, uri Imana ihanika ikireka dendeza inyanja, wowe wera wenyine. Reka iri jambo rikwire mu isi yose, kandi uwumvira ijambo ntiyinangire umutima, kuko ijambo rivuga ngo ninkomanga kumva ijwi ryanjye ukingure. Reka ukingure imitima y'abantu, reka ukingure imitima y'abantu, kandi ugirire neza umuntu wese wumvira ijambo akaryumvira, kandi uduha imbaraga zo kunesha ikibi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu naguha umugisha, kandi Imana ni gukomereza amaboko muri byose. Amen. Twegeje ku musozo, ariko abantu bagira guhindukira, twatangije indirimbo nziza, indirimbo rwose yatumye nibuka ibigezemo by'abantu barimo baragenda basubira inyuma, bitwaje ifungwa rya zimwe mu nzu zitiriwe izina ry'Imana, ariko abantu bagaruke mu murimo wayo, nicyo cy'ingenzi. Yego, abantu bifuza kuguhamagara rero ni byiza, ariko indirimbo iravuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yanjye. Kumamagara ni byiza, ariko kunkunda utari gukunda uwampamagaye njye ntacyo bimariye. Ni byiza cyane uramutse ukunze Yesu, kuko Yesu ubimukunze agukundisha abantu. Nimero ntekereza ko ari yindi murayizi, ntago ari ngombwa kurirwa nyisubiramo. Icyo nsubiramo nuko Yesu yazutse. Imana ibamugisha. Yego, wayitambutse ariko hari abantu batayizi. Oya, ntacyo bazayibona, bafite uko bayireba, abanzi barayizi. Ntacyo icyo nshaka nuko Yesu yamamara. Imana ibaho umugisha. Naho utaha rero. Amen.